isengesho risabira abarwayi ni isengesho ryiza, kandi na Yesu Kristo yatubwiye mu byanditswe bitagatifu avuga ati muzahora muri abarwayi, muzahora muri ibiganza byanyu ku barwayi bazakira. Ubwo rero rwose gusaba abarwayi ni ingabire yari umutagatifu, kandi Kiliziya yiti yayo ni yayo rwose, ku buryo rero hari aho tubona basengera abarwayi, hose aho basengera abarwayi ntabwo ari ubasengera bakiza, si padiri ubakiza, si umukristo ubakiza, si umusenyeri ubakiza, ni Kristo ubakiza. Kristo rero akabakiza anyuze ku bikoresho bye, ku musenyeri, kuri padiri, ku bakristo. Ikintu abakarismatike bafiteho umwihariko ni ukushyira imbere iyo mpano yo gusabira abarwayi, bo bakabishyiramo ingufu kandi bakanabisengera kandi bakanabihabwa. Abenshi bari mu ya kipe y'impuhwe, hari ikipe y'impuhwe, asabira abarwayi bose baragenda bagasenga, bakamuraho ibiganza, kuvugira amasengesho, bagasoma ibyanditswe bitagatifu, ndetse hari n'aho babwira padiri akazana isakaramentu ry'Ukarisitiya akaritambagiza kugira ngo berekane ko ari Yezu ukiza, maze bo ibindi bakoze bikabyunganira ibyo Kristo ashaka, kuko turiko dushaka ibifatika. Hari naho Yezu akiza ku mutima, agakiza tutamubona, ariko umurwayi akeneye ko umuntu amukoraho, akumva yuko kuko amukozeho. Bitamukoze aravuga ati ntabwo nta kintu yakozeho se yanakize, kandi yakizijwe ku mutima. Ubwo rero abakarismatike tubashimiye iyo mpano, iyo ngabire bashyizemo ingufu, bakayerekana, bakayibyaza umusaruro, ariko ntibagomba kubikora bari bonyine, ntibagomba kubikora nk'aho ari impano yihariye, ubwo navuze iyo mpano bayihawe kugira ngo igire akamaro rusange bose. Ubwo rero iyo hari isengesho ryo gusaba abarwayi, turasenga dusaba Yezu kugira ngo abakize ku mubiri no ku mutima, hanyuma natwe tukamukikiza imbaraga dufite, tukamukikiza nk'umuryango ufite umurwayi umutakambira kugira ngo akire 100%, tumurambura ibiganza cyangwa se tumusabira, ariko nta n'umwe uvuga uti ni njyewe ukiza, ni Yezu wenyine ukiza, twe twabikoresho akoresha. Ubwo rero ntabwo kugira ngo umurwayi akire hagomba padiri, umurwayi kugira ngo akire hagomba musenyeri, ariko nk'uko bakora udutsinda byaba ari byiza muri abo matsinda abantu bose barimo, niba harimo abihayimana basenga, harimo abapadiri basenga, harimo abakristo bakuze basenga, niba harimo abakobwa basenga, abahungu basenga, bagomba kuba ari itsinda ryuzuye, ryuzuzanya, usangamo ingabire zose. Ubwo umwe ashobora kuba ufite ingabire yo gusengera abarwayi, udafite ingabire yo guhanurira abantu, udafite ingabire yo gukiza ibikomere, udafite ingabire yo kuvuga indimi. Ibyo byose iyo bihari rero mu itsinda rimwe, aba ari byiza cyane, riyubaka rigakomeza, kandi igakomezwa na Roho Mutagatifu ushaka buri wese yahabwa icyo akeneye, kuko ingabire za Roho Mutagatifu ni nyinshi, kandi zijya kuri buri wese zikurikije icyo asonzeye, icyo akeneye.